igihe kiza kugera uwitwa Boniface wamenyekanye nka Junior Giti isi mwikaragiraho, umugore aramuta, amafaranga ndetse n'ibyo yaratunze byose bimushiraho. Ibyo bibonye kubyihanganira biranga, niko gucura umugambi mubisha wo kwiyahura. Ariko ijuru rirabimenya, niko kohereza marayika ngo amuhagarike. Boniface ndacyari Junior Giti w'Imana, cyimizi mirefu y'u Rwanda, papa w'abapapa, Kibamba. Ibyo by'amazina wise ntabwo mbikubajije, ndi marayika ndatumwe kugira ngo nguhagarike. Uyu munsi ninjye namwe aha hantu hagiye gushya. Ntabwo nje guhangana nawe wa mugabo we, je nitwa marayika Mikaeli. Waranitokoje Mugabo we, baseriye cyangwa ibintu bihinduke. Ese wabuze impamvu umugore yagutaye? umugore yarantaye ntabwo nari nshobotse. Muri aka kanya uri gutekereza iki? Imbogo indimo nta kindi ubu ngubu. Dore imbogo, dore impara, dore imvubu, dore hahu. Ibyo by'imbogo n'imvubu ni ibiki? Wa mugabo we, ntabwo umeze neza mu mutwe, kabone n'umugore yaragutaye, rwose ufite ikibazo mu mutwe, uzajye kwivuza. Uyu musazi, uyu mukene kwera ukeneye mu bwonko, utangiye gutukana. Wa mugabo we, yaba wari uzubwiye ayo magambo ntiwakaba yamubwiye, ni wowe musazi kandi ni nawe ukennye ku bwonko. Njye namaze gufata umwanzuro, umuntu wese untutse mpita menya ko mu bwonko nta kintu kirimo. Ayo magambo uri kuvuga ushobora kuyazira, kuko wantumye umugabo ukomeye ufite igitinyiro ndetse yanga n'agasuzuguro. Ariko rwose wa mugabo waho uri hose ngenda kwiyamenya. Umugabo we niba udashaka kuzira amagambo yawe, nakugira inama yo guceceka, ndabigusubiriramo. Wantumye n'umugabo ukomeye ufite icyubahiro cyinshi ndetse n'igitinyiro kidasanzwe. Buriya umuntu yagutinya agutumaho ikigoryi. Abasa ntago turi ibyuma, turi abantu, ufite umubiri utonekara, ufite inyama n'amaraso. Ntago ndi icyaremwe yenda gishya kidasanzwe nko mwe muteye. Ndababara. Cunga amagambo uri kuvuga, kuko ijuru ryakurakariye cyane, bishobora kurushaho gukomera mu gihe udasabye imbabazi. Hari kera bitubabaza, bitera agahinda. Turakomeye, turashikamye, hagati yacu namwe muzagira aho ngaho aruhi. Navuze ngo imagine ingumi yanjye nyigukubise mu gatuza kawe ukuntu waba umerewe, urumva no kundije ya. Ntago mumbona ko ndi bogare. Umugabo we, nakuburiye kuva kare wanga kumva. Ijuru rirarakaye, ubu ugiye guhanwa by'intangarugero ku buryo utazabyibagirwa. Hanyuma wa mugabo we, bigenze bite ko winyariye mu mapantaro? Yaburiye nigiye gusohora bigutungura. Barigiye woye haye igihe uri busohorereho ugashika ugasohora vuba nta kundi.